Yes, good morning everybody. Nizere ko mumeze neza cyane, Imana ikomeje kubarinda kandi nizere ko uyu mwaka wa 2024 ukomeje kubabera umwaka mwiza. Nitwa Mugeni Clarisse, tubana hano kuri Mugeni Clarisse TV show. Hanyuma uyu munsi nkaba ngarutse ku makuru atangaje. Muzaniye abakobwa b'ibyamamare muri sinema nyarwanda baba star kandi bafite amafaranga menshi cyangwa se bafite ibikorwa byivugira muri societe nyarwanda ndetse na societe ya firme. Hanyuma rero niba utarakora subscribe, niba utarakora like, niba utarakora share, niba utarakora comment, do it quickly because you are missing something special. Hanyuma rero kamere ku mukobwa bitwa Aisha. Uyu ni umukobwa ukiri muto cyane rwose. Hanyuma akaba ari umukobwa amenyekanye cyane muri filime zo kwa Kiramani. Akaba ari n'umukobwa amenyekanye cyane mu mvugo igira iti amagweja n'amasitiyu. Hanyuma uyu mukobwa yamenyekanye kuri iri jambo bihereye herejo. Yakoze ikiganiro kwa Irene avuga ko abasore badafite amafaranga cyangwa se abasore badashoboye ubuzima cyangwa se abasore badafite amikoro aremereye cyane muri societe bose ari amagweja. Hanyuma avuga ko abasore bameze nka Ivan ari abasitiyu, ndetse avuga ko cyane akeneye umufiyansa w'umusitiyu. Uyu Aisha rero uretse no kuba ari umukinnyi wa filime ndetse akaba ari nyabigwi mu biganiro bigiye bitandukanye, akaba ari n'umuhosta mu tubari dutandukanye. Niyo mpamvu ari ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turahasanga umukobwa bita Nana cyangwa se Nadia Sandrine. Uyu mukobwa akaba ari umukobwa amenyekanye cyane muri filme City Med, filme yitwa Behind, filime nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa kandi akaba ari umwe mu bakobwa bakiri bato cyane bazamutse vuba. Impamvu yisanze kuri uyu mwanya wa 9 rero ni umukobwa ukunda kumenyekana cyane mu kumurika imideri cyangwa se kwamamaza imyenda y'abadozi hano mu Rwanda. Akaba ari umukobwa ukunzwe n'abantu batari bakeya, dore ko mu minsi yashize yabigaragarijwe ku isabukuru ye aho yateguriwe igitaramo ndetse n'indabo zitandukanye zikozwe mu mafaranga zirimo kumwereka ko ari umukobwa w'agaciro ndetse ukunditse cyane. Uyu mukobwa kandi impamvu yisanze ku mwanya wa 9 ni umwe mu bakobwa sinema nyarwanda bafite imodoka nziza zihenze muri iyi Kigali. Uyu mukobwa kuba yisanze ku mwanya wa 9 bivuze ikintu gikomeye cyane, kubera ko uyu mukobwa ntago afite imyaka myinshi cyangwa se ntago amaze imyaka myinshi muri sinema nyarwanda. Kuba rero ari kuri uyu mwanya wa 9 mu bakobwa twavuga ngo baba star muri sinema nyarwanda ndetse bafite agafaranga gatubutse. Guys, nimvuga abakobwa wumve ko ari umukobwa utarabyaraho na rimwe. Ni umukobwa nyine bukobwa udafite umwana, udafite iki. Hanyuma ku mwanya wa 8 turahasanga umukobwa bita Linda. Umukobwa witwa Linda yamenyekanye cyane muri filime zo kwa Bahavu Jeannette, aho yamenyekanye muri Isi dutuye ndetse anakora no mu Mpanga TV series. Ndetse uyu mukobwa yakomeje kuvugwaho byinshi mu itangazamakuru, dore ko yahoze mu rukundo n'umutipe bita Zabe, ndetse umutipe akaba baherutse kwerura kumugaragara bakavuga ko batandukanye. Impamvu uyu mukobwa rero yisanze ku mwanya wa 8 mu mwanya w'abakobwa bafite amafaranga menshi cyane muri sinema ndetse bakiri batoya, nuko uyu mukobwa yavuye hasi, my dear, hasi from the scratch arazamuka. Hanyuma ubu afite YouTube channel yiwe igira aba subscribers barenga 20,000 ndetse kandi akaba yinjiza amafaranga menshi binyuze kuri iyi channel yiwe, ndetse akaba agenda ategura udutaramo dutandukanye cyane tuvuga ku bakobwa. Ndetse umukobwa akaba yaranakoze muri televiziyo imwe mu Rwanda bita Isibo TV, aho yakoraga ikiganiro cy'imyidagaduro biza gukomeza gutyo. Hanyuma rero uyu mukobwa ari mu bakobwa nabo bafite imodoka nziza mu Rwanda twavuga ngo ni imodoka bakoreye mu mafaranga yabo cyangwa se bakuye mu byuya byabo. Niyo mpamvu uyu mwana w'umukobwa yisanze ku mwanya wa 8
hanyuma kandi mu minsi ishize aherutse gutangaza ko ari mu rukundo n'undi musore. Katwitege uyu mukobwa agashya k'umusore atuzaniye. Ku mwanya wa 7 turahasanga umukobwa witwa Salanda. Umukobwa witwa Salanda ni umukobwa w'icyamamare muri sinema nyarwanda ndetse akaba amaze igihe cyane, dore ko yatangiriye muri filime bita The Secret, ubu ngubu akajya muri filime bita Maya, agakina muri filime bita Behind, ari nayo iri guhitinga kuri ubu ku bantu bakunda kureba YouTube, ndetse akaba ari n'umukobwa ugaragara cyane muri filime y'uruhererekane bita Indoto TV series itegurwa na Zacu TV. Uyu mukobwa uretse no kuba ari umukinnyi wa filime, poetry cyangwa se bamwe tuvuga ngo bavuga poem, akaba ari umwanditsi ukomeye cyane, ndetse ku bantu bamuziho ubuhanga buhambaye, dore ko uyu mukobwa utamusanga yatandukanye n'ibitabo ari gusoma. Impamvu yisanze ku mwanya wa 7 rero reka nyibabwire. Impamvu yisanze ku mwanya wa 7 w'abakobwa b'abakire mu Rwanda bakora sinema nyarwanda ni ukubera ko uyu mwana w'umukobwa akora imirimo itandukanye, apahe yo kuba ari umusizi ndetse akaba ari n'umukinnyi wa filime. Uyu mukobwa anakora umurimo w'ubuhinzi, dore ko muri season ishize yegukanye amafaranga arenga miliyoni 15 z'amanyarwanda abikuye mu ntoki ze ndetse no mu bwenge bwe bijyanye n'ubuhinzi. Uyu mukobwa ahingira mu karere twavuga ngo ka Nyagatare ndetse kandi abantu mukomeze kumukurikira no kumukunda. Hanyuma ku mwanya wa 6 turasanga umukobwa bita Gatesi Kayonga Divine. Gatesi Kayonga Divine ni umukobwa ukiri muto cyane rwose utarageza n'imyaka 25. Hanyuma akaba ari umukobwa ufite uburanga buhambaye ndetse n'ubuhanga. Uyu mukobwa yagaragaye cyane ndetse anamenyekana muri filime bita The Bishop Family yakozwe na Zacu TV, ndetse akomeza gukurikirana amenyekana muri filime yitwa The Secret, araza muri filime yitwa Maya, araza muri filime yitwa Life Issues. Arakomeza uyu mukobwa ubu tuvugana muri uyu mujyi wa Kigali muri uru Rwanda muri sinema nyarwanda, numwe mu bakobwa bayoboye uruganda rwa sinema, dore ko afite filime ahedinze cyangwa se ari main character wa filime yitwa Kariza wa Karisa. Iyi filime ikabica kuri Zacu TV ndetse akaba ari filime imaje kuvugwaho ibintu byinshi bitandukanye ndetse ikomeje gukundwa. Impamvu yisanze kuri uru rutonde rero rw'umwanya wa 6 ni ukubera ko uyu mukobwa nawe ahuje akazi n'umukobwa bita Salanda tumaje kuvuga ku mwanya wa 7. Uyu mukobwa akaba afite nawe umurima cyangwa se imirima, akora umurimo w'ubuhinzi, dore ko nawe aherutse kwegukana miliyoni zirenga 7 kuzamuka zivanye mu buhinzi. Uyu mukobwa n'umwe mu bakobwa twavuga ngo biteje imbere cyane. Ku mwanya wa 5 turahasanga umukobwa bita Irakoze Ariane Vanessa. Uyu mukobwa rero umukobwa w'umuhanga ukiri mutoya cyane. Uyu mukobwa akaba yaraje muri sinema mu mwaka w'ibihumbi 2021 na 2022, dore ko yamenyekanye cyane muri filime yitwa Maya, ndetse akaba ari nawe wakinnye yitwa Maya muri iyo filime. Iyo filime yarakunzwe cyane ku buryo yatumye izina rye ribominga, ariko kandi si iyo filime yonyine yari yarakinnye muri filime bita Isaro ryatakaye, akaba ari filime yakozwe na Rwanda Media Project mu mwaka wa 2022. Hanyuma kandi akaba yaragaragaye muri filime yitwa The Secret, akomeza kugaragara muri filime nyinshi zitandukanye, dore ko yakinnye ndetse kandi muri filime yitwa City Med, akaba ari filime nayo ikomeje kubica bigacika yitwa Sheila. Hanyuma yagaragaye na muri filime yitwa Ishusho ya Papa yakozwe ndetse inatunganywa n'inyubako ya Zacu TV cyangwa se Zacu Entertainment. Impamvu uyu mukobwa rero agaragara mu bakobwa babakire cyane ku mwanya wa 5 ni ukubera ko uyu mukobwa ndetse no kuba ari umukinnyi wa filime, ni umukobwa wamamaza imideri cyangwa se wamamaza imyenda y'abadozi, ndetse kandi uyu mukobwa akaba ari umwe mu bakobwa dufite mu Rwanda bahembwa amafaranga menshi binyuze muri sinema. Hanyuma rero ku mwanya wa 4 turasanga umukobwa bita Swala cyangwa se Irafasha Sandrine. Irafasha Sandrine akaba ari umukobwa ukiri muto cyane,
ku myaka ye mikeya rwose, akaba ari umukobwa ufite izina riremereye muri sinema nyarwanda, ndetse akaba ari umukobwa ufite uburanga butangaza benshi kubera imyambarire ye ndetse n'uburyo agaragara. Uyu mukobwa yakoze filime yitwa Mara ndetse aranayiproducinga, anayikinamo, kandi iyo filime rwose irakundwa nubwo yaje gukora ikarangira, ko byagaragaye ko ishobora kuzakomeza. Uyu mukobwa si ibyo gusa yakoze muri sinema, yagiye yegukana ibihembo bitandukanye. 2023 yegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka muri award zitegurwa n'umugabo bita Karinda. Hanyuma 2024 kandi nabwo yegukana igikombe cy'umuhanzi cyangwa se cy'umukinnyi wa filime mwiza w'umwaka. Uyu mukobwa usibye kuba ari mwiza inyuma, ni na mwiza n'imbere. Ibyo bishimangizwa kandi bikagaragazwa n'inshuti ze bwite bahorana umunsi ku wundi. Uyu mukobwa Swala rero impamvu yisanze ku mwanya wa 4 nk'umukobwa w'umukire, ni umwe mu bakobwa twavuga ngo bamaje kugira ibibanza byinshi mu mujyi wa Kigali, ndetse kandi akaba n'umukobwa utunze imodoka nziza. Yaje kuvugisha abantu benshi mu minsi yashize, ibavugisha bitandukanye. Gusa uyu mukobwa she deserves the best. Ni umwana mwiza in and out. Hanyuma impamvu rero dukomeje kubabwira aba bakobwa, nababwiye ngo ni abakobwa batarabyaraho na rimwe, like abakobwa, apana single mom, apana aba divorce, apana abakobwa cyangwa se abagore dufite muri sinema bari mariye. Aba ni abakobwa bakiri bato cyane, bari under 25, bakunzwe cyane muri sinema nyarwanda kandi bafite amafaranga menshi cyane. Swala rero nawe yaje kwisangamo bitewe n'ubwo buryo cyangwa se bitewe n'uburyo yagiye yitwara, dore ko muri iyi minsi afite filime iyoboye kuri YouTube yitwa Umwari, Igikomere, Intambara y'urukundo, filime nyinshi zitandukanye ushobora kujya kuri YouTube, dore ko niwe uyoboye kuri ubu, ari mu bakobwa bayoboye ba mbere. Impamvu rero yakomeje kugaragara ndetse agakomeza kwigaragaza imbere y'abantu, ni ukubera ko uyu mukobwa yarakoze cyane cyane. Hanyuma ku mwanya wa 3 turasanga umukobwa bita Irakoze Mireille, cyangwa se Irakoze ni ryo muri filime, ariko izina rye bwite yitwa Igihozo Nshuti Mireille. Uyu mukobwa ni umukobwa ukiri muto cyane cyane, ku myaka ye mike cyane, akaba yaramenyekanye muri filime nyinshi zitandukanye, dore ko uyu mukobwa yamenyekanye muri filime yitwa Indoto nayica kuri Zash TV. Uyu mukobwa kandi usibye no kuba yaramenyekanye muri filime yitwa Indoto, uyu mukobwa yakoze filime zitandukanye, aho kuri ubu ngubu twavuga ngo niwe mukinnyi uyoboye muri filime za Papa Sava. Hanyuma uyu mukobwa yagiye akora filime zitandukanye, harimo filime yitwa Ishusho ya Papa. Ishusho ya Papa yateguwe na Zacu TV cyangwa se Zacu Entertainment. Uyu mukobwa kandi usibye kuba ari n'umukobwa ukiri muto ndetse w'umukinnyi wa filime, yagiye yitwara neza muri filime zagiye zitandukana kandi zikomeye, dore ko mu mwaka w'ibihumbi 2023 yahawe award yo kuba ari umusupporter cyangwa se best supporter of the year. Iyi akaba ari award itegurwa na Rwanda Movie Award. Akaba yaraje kwegukana icyo gihembo, dore ko yarakompese n'abantu benshi cyane, harimo ba Hayane Vanessa, abo twavuze ngo ba Maya, harimo ba Gatesi Kayonga Divine, harimo ba Swala, harimo abakobwa benshi batandukanye. Ariko uyu mukobwa kubera uburyo yitwaye n'uburyo agenda n'uburyo avuga n'uburyo akora ibintu bye muri sinema, bikaba byaraje kurangira uyu mukobwa yegukanye iri kamba. Uyu mukobwa kandi usibye no kuba ari umukinnyi wa filime mwiza, uyu mukobwa burya afite na kampani ye yitwa Twins Cake. Ukeneye cake iryoshye, uyu mukobwa ararenze ku mwanya, kamvuge ngo ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga umukobwa bita Nyambo Jessica. Uyu ni umukobwa abenshi nitumuvuga abantu baramuvugaho bitandukanye, cyangwa se abantu benshi bamufata ukuntu gutandukanye, ariko bitewe n'uwari we ndetse n'icyo ari cyo, uyu mukobwa she deserve to be the second. Yakoze cyane kuva hasi. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane muri filime za Kiramani, aho yagiye akina bitandukanye. Impamvu rero yisanze kuri uru rutonde ku mwanya wa 2 ni ukubera ko uyu mukobwa
niwe mukobwa wa mbere, navuga ngo wa mbere ufite filime ye, YouTube channel ye, filime producinga ku mafaranga ye, igakomeza ikaba iya mbere ndetse ikinjiza n'amafaranga menshi. Umukobwa usibye kuba akina filime kandi aranamamaza ibyo bita Cheetah Energy cyangwa se Energy isanzwe ikorwa n'uruganda rwa hano mu Rwanda. Hanyuma uyu mukobwa kandi usibye no kuba ari umukinnyi wa filime, yavuzwe mu bintu bitandukanye, dore ko mu minsi ishize yavugaga cyane mu rukundo rwe na Titi Brown. Uwo akaba ari umubyinnyi cyangwa se umuntu ubyina akabyinana n'abahanzi. Byavuzwe cyane ko bari mu rukundo nawe, and then biza kurangira muri iyi minsi bitameze neza, bituma tumenya ko batandukanye, uretse ko batabashe gutangaza ikintu bapfuye. Ariko I'm telling you the truth, uyu mukobwa ni uwa mbere, akwiye ikamba ryo kuba ari umwe mu bakobwa birwanyaho muri sinema nyarwanda kandi bakazamuka neza rwose cyane. Hanyuma ku mwanya wa mbere turahasanga umukobwa bita Alice. Uyu ni muvuga abantu bareba filime ziri lokale cyangwa se abantu bareba filime zo kuri YouTube. Uyu mukobwa ntago muri buze kumumenya, ariko ubundi mu busanzwe yitwa Alice Mukamusoni. Uyu mukobwa akaba ari umukobwa wamenyekanye cyane muri filime ziri internationali. Niba warigeze kumva filime yitwa The Bride yakozwe n'umukobwa witwa Miriam Birala, ndetse ukaza kumva indi filime nshyashya rwose ya Philbert, izo filime zikaba zaramuboostingishije ku rwego ruri hejuru cyane. Uyu mukobwa yabaye umunyamideli wa mbere kandi ndetse aba umunyamideli binyuze mu masaro, kuko akora imideli cyangwa se akora ubukomo, akora imyenda, akora amasakoshi, akora ibinigi, imitako, abinyuje mu masaro ano twita amasaro asanzwe. Ngira ngo nko muri bugenda mubibona mu video ye, mu mafoto ye atandukanye, muragenda mubona ko ni umukobwa utandukanye cyane na bamwe mu bakobwa nahereye kare mbereka. Uyu mukobwa kandi usibye kuba ari n'umunyamideli cyangwa se afite na company cyangwa uruganda rukora ibintu, imitako, rwitwaje ko ari amasaro rukoresha, uyu mukobwa nabwo kuri ubu ni umwe mu bakobwa bafite uruganda cyangwa se bakora amavuta yo kwisiga. Ninkubwira amavuta yo kwisiga, ni amavuta yo kwisiga ari naturel, amavuta umukobwa w'igikara yakwisiga, uw'inzobe yakisiga, ufite amavuta atagira impact na zimwe. Uyu mukobwa rero impamvu yaje kwisanga ku mwanya wa mbere nuko ari umukobwa ufite ibintu biremereye muri we, ndetse akaba ari umukobwa w'umuhanga cyane, dore ko muri iyi minsi ari kubarizwa mu gihugu cya kure cyane, aho twita i Burayi cyangwa se muri Schengen. Murakoze cyane, mwibuke gukora